Hello my people, ndizera ko mumeze neza, nanjye meze neza. Niba uri mushyashya rero njye nitwa Yvine, iyi channel yitwa Yvine 250. Njye ndi Yvine, tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi mureke dutemberane tujyane kuretusha imisatsi yanjye yari imaze gusaza. Niba hari umuntu ugira imisatsi yiyenza nkanjye, mana yanjye azambwira ibanga yakoresheje kugira agire ko kwiyenza, ubwo imisatsi yanjye isaza vuba. Nashyize dread z'ingozi zizajya zimaraho igihe ko nta gisuko namazagaho ukwezi kumwe, igisuko kiba cyashaje. Mbona akamoto hariya ndi kuva mu rugo, izuba mwana ko ryari ryinshi. Hano rero twarahageze, mva umumotari abanyeretse umunyonzi bari bagonze hariya hirya, mwana akaboko karimo agenda anyereka bari bamugonze. Nanze kwirirwa mushyiramo ko mvana naga nyine ntazi ukuntu bisa. Ariko nyine umunyonzi bari bamugonze, mujye mugenda mureba neza hano mwambuka umuhanda mutwara, mujye mugenda mureba niba nta kinyabiziga kiri imbere yanyu cyangwa se kuno mujya kwinjira mu muhanda nk'uku nguku. Nawe nuko bamugonze yinjiye atarebye neza. Rero twari tukiri kumanuka ndi kugenda nireba izuba ryabaye ryinshi. Hano twari tugeze kuri flash. Noneho mbere nari nzi ko abantu bagira amarende aribo imisatsi isaza vuba cyangwa ibisuko bisaza vuba. Mwa bantu mwe ngewe imisatsi yanjye yisaza atari n'amarende. Icyo kibazo nyangira aha rero nahise uzi ikintu gituma ibisuko bidasaza vuba andangire, kuko nari nzi ko abantu bagira amarende aribo imisatsi yabo isaza vuba. Ariko nagira ngo umenyeshe ko imisatsi yanjye si amarende, ariko ukwezi kumwe kuba guhagije ngo igisuko kibe gishaje. Nashyizeho dread rero nzi ngo zizajya zimara igihe, ariko nshuti yanjye mu kwezi kumwe n'ubundi nazo uba ubona ko zatangiye gusaza. Nkihangana amezi abiri agashira, ariko ajya gushira sohokana igitambaro mu mutwe cyangwa ingofero. Nayo ngiye rero kuretusha muri ino salo bayita VIP salon, iherereye imbere y'amashuri ya Kagugu neza birateganye. Aha rero nari ngeze muri salo bagiye kumfura mu mutwe, babanje kumfuramo kubera ko dread kugira ngo bakuretushe neza bitakurya. Mwanwe dread ziraryana kuziretusha. Ariko uyu mupapa unkorera we ntabwo ababaza cyane. Niyo muntu wankoreye wandetushe nkumva ntabwo ababaza. Hano rero ari kumfura mu mutwe ari kumbwira ati ntabwo waherukaga inaha, ntabwo waheruka kuza gukoresha mu mutwe. Nawe ati wapi ubu ngubu ubukene bwarateye nsigaye nifuriramo, sinkijya gufurisha muri salo. Ari kumbwira ati byiza tugufurire muzajya mufuramo mugiye kudetusha, aba afite inkuru nyinshi nawe. Aha rero ari kumfuramo tugiye gushyiramo agakanta. Ni kanta ariko black shampoo ya. Twashyizemo black shampoo kubera ko zari ziri gusa umutuku. Zimeze imisatsi yanjye yatangiye kuba nk'iy'umwana urwaye bwaki, harya ngo ntugire imisatsi y'umutuku. Ariko nyine yari umutuku itari shokora, baye ari shokora njye nari kubikunda, ariko yari iri gusa nyine ifite ibara ntari gukunda, ritari shokora ritari iki utamenya ubwoko bwayo. Ndavuga rero kashyiramo akantu gatuma rero biba umukara. Hano rero arimo aramfura mu mutwe turi gutera story. Hano bagufura mu mutwe ukumva ubuzima buragarutse, kumva ibintu bimeze neza, ukavuga ati cyakoze ni mwebwe naburaga ubundi. Aha rero yari asoje kumfurira mu mutwe, maze kwihanagura neza, ndi kujya nihanagura ari amazi ukuntu amazi aba yasigaye mu musatsi, genda uhanagura mu gake gake. Nari ndi kureba murabona ukuntu imisatsi yayishaje. Nashyize dread bambwira ngo zizajya zimaraho igihe, ariko nabwo byaranze. Umuntu uzi iryo banga rero andangire ibanga rituma ibisuko bidasaza vuba. Rero yagiye kunshyiramo aka black shampoo, ntera story. Hano hari harimo story nyinshi cyane. Muri salo ubundi niho hantu ujya hehe n'irungu. Rero yatangiye kunshyiramo aka black shampoo ku muvuduko mwinshi. Fast turi kugenda tunabara inkuru gake gakeya, baguma bansetsa. Hano hari harimo inkuru y'umuntu bari kumusereza, ari kumbwira ngo ubwo yageze muri salo ngo arasha kure ngo sarirarira. Namwe niko mubizi, mumbwire nimba irera nanjye ngiye, kuko murabona ko nanjye byaranze. Rero amaze kunshyiramo aka black shampoo ndi kujya ndeba ukuntu bimeze, ndi kureba ko rero amaze kunshyiramo black shampoo, amaze kuzirika neza fresh, dutegereje ko yuma igafata nyine igakora. Kujya nirambwa noneho menya mpita mbakayobora ukuntu umutwe habaye umukara uhita ubona aho wabaye inzobe, nk'ubu uri kwishuka. Nta buyobe ntabwo bwari bwaje. Rero aha ngaha yari imaze kuma, tugiye kujya gufuramo. Hano rero twese tujya gufuramo nanone kugira ngo ya black shampoo ivemo, noneho abone uko aretusha neza. Isaza rero nabwo amfuriramo
ngaya arimo afuramo akuramo black shampoo ariko umva hano ubwa mbere yashyizemo amazi akonje numva ngiye nko kwiruka aravuga ati amazi ko akonje cyane ahita ahindura ashyiramo ashyushye ariko nyine aba ari akazuyazi wumva nyine ubuzima buri kugenda bugaruka muri wowe. Uyu muntu rero aretusha neza mujye mugenda bakorere retushe anabasuke na dread arazisuka hano yari amaze kumfuramo tugiye kujya kuretusha aha rero yari atangiye kundetusha ngaba yaratangiye kundetusha atangiye kuvuga ati rega yitangira ahangaha iyo yagezemo hagati ari kundetusha umva uyu munsi ni ubundi mbona accident zisekeje ziteye umujinya ubundi utakibaza ngo zabaye gute. Aha rero yagezemo hagati ari kundetusha hari imodoka yari iparitse aho ngaho imbere ubwo umuntu wari yitwaye baravuze ngo baze bamusunikire nyine yari yanze kugenda bajya kumusunikira umusunikiye ahita agonga ipoto yari iri imbere abantu bose barasohoka muri salo ninjye wasigaye nicaye muri salo numiwe bari kujya kureba ikintu ndetse nari namenye ko banagonze ababwiwe nibo baje babimbwira ko bagonze kubona njye ndi kure imbere bo bari kure hanze nibo babimenye uvuga ngo baramusunikiye ngo ahita agonga ipoto bari kumusereza noneho birangira ngo bamenye ko ngo ari ikibazo cya esanse bavuga ati gute umuntu mukuru utwara imodoka usanzwe atwara esanse imushiraho akanyura kuri sitasiyo zose akarinda agera hano abibona ko yashizemo atashyizemo atongeyemo esanse nyine bari kumusereza bari kumubwira ngo arabishyura ngo nta kibazo ari icyabo. Aha ngaha murabona rero yaragezemo hagati nari narambiwe ndi kuba Mana yanjye biraryana biri kundya ndi kujya nkora umutwe ngo numve ko zabaye ndende numva dread zanze gukura buri munsi ambwira ngo humura ngo zizaza ariko nyine nkihangana buriya zizaza ariko uyu mupapa nubwo dread ziryana kuretusha uyu mupapa we ntabwo ababaza cyane ko undi muntu wajyaga nkorera mbere yandetushaga nabaga nzi ko ngomba kuba mfite ibinini bya action hafi aho ku ruhande ko umutwe warandyaga agahenda nko kwiruka ariko uyu mupapa we yarambwiye ati umutwe wanjye ni ibibazo by'ukora nk'ukorera umwana. Aha ngaha rero yarasoje kumbwira ati ndarangije kuko ndi kumbwira subira arangira Imana we ndi kubona nyine byatinze hari ahantu ageze rero hari hagati ubundi njye niho handya biriya nibyo kwibicwa ngo mu ruhande ngo mu musaya ngo ibisuko aho ntihajya hanjye ariko mo hariya hejuru umva iyo umuntu ari kunsuka niyo ahageze ndambwira ati mbabarira genda gake aho ngaho ushobora gukurura nabi n'ubwonko ukabuzana nyamuna twara gake rero nuko byagenze retushanye nuko yagenze murabona nuko nagiye nsa kuriya then hano nyuma yo kuretusha barimo bansigiramo utuvuta bansigiramo amavuta biriya bintu birababaza iyo bari kugukaraga bakimara umva babwira ati mwabiretse mukaza muyasigamo aha rero nahise ngenda abari bamaze kunkorera njya muri bisi ntegereza ko yuzura bisi yanze kuzura nagomba nicaye inyuma ya shoferi neza ariko nyine bisi yanze kuzura turategereza turaruha yarageze ayiruzura hano yageze muri kasindi gutaha. Thank you so much kubana nanjye Imana ibahe umugisha kuba wakoze warebye ino video kugeza irangiye Imana iguhe umugisha. Thank you so much, comment, share na like. Bye bye, I love you. Nawe utaha.